barakoze. Ndabasuje cyane bakunzi ba Donos 23 TV, mukomeje kubana natwe. Ni iby'agaciro kubagira, ni iby'agaciro kugira inshuti nkamwe z'akadasohoka, abantu mukomeza kubana natwe mu bintu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, amakuru agezweho, amakuru abavugwa ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bitanga ubumenyi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nanone tugarutse kubabwira amakuru y'akababaro, amakuru y'urupfu rwa Ale Mukurarinda mwamenye mu minsi yashize. Mukurarinda witabye Imana ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2025, na minsi irashira yitabye Imana. Uyu munsi rero tuje kubabwira ko uyu munsi wa none ari bwo yasezeweho bwa nyuma, ni nyuma y'igihe kirekire y'iminsi itandukanye bagenda bamusezeraho ndetse bavuga ibigwi bye, abantu bakora igitaramo cyo kumusezeraho mu rugo rwiwe. Uyu munsi wa none rero hari umunsi wa nyuma kumuherekeza ndetse no gushyingurwa mu cyubahiro, ndetse abantu benshi bari bateranye, abantu benshi bari bateraniye mu bice bye aho bavuga ko yashyinguwe, ndetse naho yagiriye gusezerwaho mu buryo bwemewe n'Imana, ndetse n'abantu yajyanywe mu kiliziya yo muri paruwasi ya Rulindo, ndetse akakorerwa igitambo cya misa cyo kumusezeraho. Bivuga ko yari umuntu wizera cyane ndetse ukunda Imana, kuko atahwemye kuvuga ko akundaga korali ndetse yakundaga kuririmba. Yabaye muri korali zo muri Kiliziya Gatolika ndetse yakuriye mu muryango usenga. Niyo mpamvu ku cyumweru yafataga imodoka akajya i Rulindo aho yavukiye ku ivuko, ni muri paruwasi ya Rulindo, akajya gusenga ndetse ntabwo yigeraga asiba gusenga. Niyo mpamvu rero ni igitambo cya misa cyo kumuherekeza cyabereye muri paruwasi. Bivuga ko ari ahantu yakundaga cyane ndetse ahantu yakundaga guteranira mu buzima bwa buri munsi. Habaye rero igitambo cya misa cyayobowe na Antoine Karidinali Kambanda, ni nyiri cyubahiro, ni umuntu ukomeye cyane muri iki gihugu ndetse no muri Kiliziya Gatolika, kuko avuga ko Ale Mukurarinda nawe yari inshuti ya Kiliziya ndetse akaba n'inshuti ye by'umwihariko. Akaba ari agahinda gakomeye cyane ku Banyarwanda, kuri Kiliziya ndetse n'abantu benshi bamukundaga. Hari rero abantu batandukanye bitabiriye uyu muhango wo gusezera kuri Ale Mukurarinda. Twavuga ko nk'ikipe ye yatsinda batsinda iri mu cyiciro cya kabiri. Iyi kipe nayo abakinnyi bose nabonye ko baje, ndetse baje kwifatanya n'umuryango wa Ale Mukurarinda kugira ngo basezereho bosi wabo, cyangwa se basezereho mu by'ukuri nyiri ikipe. Kenisi Kakuzankuriza Charles nawe yarahari, muramuzi cyane, ni umunyamakuru ukomeye ndetse akaba na nyiri gitangazamakuru TV and Radio 1, ndetse akaba na nyiri Gasogi United ibarizwa mu cyiciro cya mbere. Si uwo gusa, kubera ko n'ikipe ya Kiyovu Sport yari hagarariwe ndetse bari baje. Murabizi ko iyi kipe ari ikipe yafanaga cyane ndetse ari ikipe yakoreye n'indirimbo zigiye zitandukanye. Si yo gusa, kuko na PRFC, Rayon Sport ndetse n'andi makipe nk'Amavubi zose yagiye zikorera indirimbo zitandukanye, kuko no mu mikino iheruka kuba shampiyona bavuga ko yari bimwe mu byagiye biba, bafataga umwanya kugira ngo bamwibuke ndetse bagafata umunota kugira ngo bamwibuke muri rusange. Ale Mukurarinda yari umuntu ukomeye ndetse yari umuntu uzwi muri iki gihugu, tutirengagije inshingano yari afite muri leta. Yari umuvugizi wungirije wa leta cyangwa se wa guverinoma y'u Rwanda. Yari umuntu abantu bakunda uburyo asobanura ibintu adaca ku ruhande ndetse avuga ukuri kwinshi. Yari inshuti y'abanyamakuru, yari inshuti y'abahanzi, by'umwihariko
muhanzi yamanagingaga ari we Gisupusupu cyangwa se Nsengiyumva François uzwi nka Gisupusupu. Uyu nguyu yari umuterankunga we ndetse n'umujyanama we mukuru. Si uwo gusa, hari n'abandi bahanzi bagiye batandukanye yagiye azamura mu bihe bigiye bigoye ndetse n'ibitandukanye. Yari inshuti y'ingeri zose muri rusange, yari umuntu ukunzwe n'abantu. Umuryango we urababaye, abanyarwanda barababaye ndetse n'inshuti zirababaye muri rusange ku isi hose. Aho umunyarwanda ari, ni ukuvuga ngo twavuga ngo akomeze kwihangana. Alain Mukurarinda aritahiye. Turakomeza kuvuga tuti abanyarwanda mukomeze kwihangana, ni mu bihe bitoroshye ndetse tukomeza kwihanganisha abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe bigoye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31 mu mwaka w'1994. Ndavuga ngo abanyarwanda bakomeze kwihangana kandi bakomere, twibuke twiyubaka. Inshuti bakunzi ba Donos 23 TV, mukomeze kubana natwe, tubasaba ko mwakora subscribe kugira ngo tujye tubaha amakuru agezweho ndetse tubagezeho n'ibiganiro mukunda muri benshi muri rusange.